gute umwadeperi avuga ngo arajya mu ijuru, umusitiresheni caca akaba ajya mu ijuru, abanyagatulika bakaba bajya mu ijuru, abasilamu bakaba bajya mu ijuru, ariko bakaba badahura nk'abakozi b'Imana bagirirana icyizere, shehe abe yajya muri ADEPR babwire ngo mwiyane, pasiteri umushumba akaba atajya mu musigiti ngo habarwaga mbere ya Yesu Kristo, habarwaga abagabo gusa n'abana b'abahungu. Nshatse kuvuga ngo n'agahinja kavukaga mbere y'uko Yesu Kristo aza karutaga umugore wakabyaye. Yego. Yesu nashimwe bakunzi ba New Soul Church TV, ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Nizere ko mumeze neza, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari Congo, Tanzania ndetse na Uganda, abari mu bihugu byo hanze, Burayi, Canada, Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa, turabasuhuje cyane. Ni abakunzi ba New Soul Church TV, turabasuhuje. Rero abatameze neza mwihangane, muraza kumera neza. Abameze neza namwe Imana ibaho umugisha. Gusa uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ejo bikazagenda neza, wihangane. Imbere ya kamera za New Soul Church TV dufite umuntu w'Imana, dufite umuhanuzi w'Imana. Imana iduhaye uyu munsi, twagira umugisha wo kubana nawe kugira ngo atubwire ijambo ry'Imana, atubwire ikiri ku mutima we. Ese ni iki uyu munsi ari gufashwa nacyo kugira ngo akidusangize natwe dufashwe nacyo? Ese muri iyi minsi ari gukomezwa n'iki mu gihe insengero zifunze? Ese muri iyi minsi ukwizera n'ibyiringiro ari kubikura hehe? Tubwire muri make. Ushobora gusanga katagurutse nikamenya iyo bweze. Ushobora gusanga uyu munsi kuba wageze aha biri buze gutuma natwe tumenya uburyo tubigenzamo kugira ngo dukomeze tubana n'Imana. Wowe uri kubigenza ute muri iyi minsi itoroshye? Mbere na mbere kamanze mbibwire. Yego. Nitwa Mugisha Joel, ndi umugabo ndubatse, umugore n'abana 3 ariko mbyara 2. Kavukire ni Rusizi, ariko ubundi Gasabo. Idini ni ADEPR, paruwasi ni Itorero ni Kami. Ndi umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Betifage TV. Nkaba nyoboye groupe yitwa Iriba ya SP, ikora buri wa gatandatu saa 7 gusoza ni saa 10. Nkaba nanone nyoboye Minisiteri y'Abanyamasengesho ikora online, tangira ku wa 2 no ku wa 4 no ku wa 6. N'ibindi byinshi Imana ibasha kunkoresha isaduhana umugisha. Ndi n'umuhanzi. Yego, ni n'umuhanzi koko nk'uko bivuze, ariko mbere yo gutangira kuvuga ijambo ry'Imana, nagira ngo hari ibintu bimaze iminsi bicaracara ku mbuga nkoranyambaga byo gusengera abagore, gusengera abamama. Wowe iriya nkuru iyo yibonye ukurikije uko Bibiliya ivuga, ukanareba uko kuri w'itorero ryanyu rya ADEPR yabisobanuye, ase wumva Bibiliya ikwiye guhindurwa hagakorwa ADEPR yonyine, cyangwa se ko munzi ko mwagenderaga ku mahame ya Bibiliya ivuga ko nta mugore ukwiye kuvugira mu nzu y'Imana nk'uko Pawulo yabivuze? Mwebwe kugira ngo azavugiremo bizabasaba ko muzabanza guhindura Bibiliya, cyangwa muzajya uwo murongo mutaruka? Ariko buriya ntabwo Bibiliya tuzatwayihinduye cyangwa se ntitwayihinduye. Yego. Ubundi mu isezerano rya kera hari imirimo myinshi yakorwaga, cyangwa se hari aho abagabo bageraga abagore batageraga. Yego. Urabizi ko Yesu Kristo ataraza, Yesu ataraza, ni ukuvuga ngo hariho imibare yabarwaga mbere ya Yesu Kristo, habarwaga abagabo gusa n'abana b'abahungu. Abadamu baraza kwihangana nimvuga ngo umushumba Apotre arabivuze nta kibazo. Ariko ubu ngubu Apotre hari ijambo mbajije, ubwo niryo nshaka kugendera kugira ngo tuze guhuriza hamwe twumve impamvu ADEPR iri gushyiraho abakozi b'abadamu. Yego. Cyangwa se abapotre, abaposo, abashumba b'abadamu. Icyo nashaka kukubwira, buriya Yesu Kristo akimara kuza
yego twasomye ijambo rivuga ngo umwenda watabutsemo kabiri buri wese wiyegerereyo ba badamu ntibagezeyo barahageze aho ngaho rwose ndanyuzwe ba badamu bagezeyo bagezeyo bakigerayo se Yesu Kristo akimara guhamagara abigishwa yahamagaye abagabo gusa, yahamagaye abahungu gusa? mu bigishwa ba Yesu Kristo yes kirika dutangiye ego apotre yahamagaye nibyo, yahamagaye abagabo gusa. Njyewe ukuntu mbizi nzi neza ko mu bigishwa ba Yesu yego nta mugore wari urimo keretse yego babiri babagamo, kandi nabo ngo barabo gufasha Yesu babiri. yego kuki babagamo? buriya rero aba babiri gato duhite tubageranya n'aba batambikazi bari kwimikwa kugira ngo bakore umurimo w'Imana. birahura no mu isezerano rya kera nabwo dusangamo Debora kandi yakoze iby'ubutwari. Yego nta bagore benshi barimo, barimo harimo Debora yego wakoze iby'ubutwari. nujya no mu isezerano rishya naho urasangamo yego urasangamwo ba Mariya na Marita barimo. dushimiye perezida nyakubahwa wa repubulika ndetse dushimiye n'umuvugizi wa ADEPR Isayi. mu by'ukuri bagize iyerekwa, ariko hari ikindi kintu nacyo ngira ngo mbwireho. ikintu cyo kuba mwebwe abashumba bo muri ADEPR n'aba evangeliste bo muri ADEPR mujya kubwiriza mu yandi matorero ku gatute mukivuga nta kibazo kuko muturuka muri ADEPR, ariko bigasaba ko abandi bavuye muri church iyo baje kubwiriza iwanyu bisaba ko babeshya ko ari ADEPR kugira ngo uwabatumiye ataza kugirana ikibazo n'itorero. hanyuma iyo umuntu abwirije yanababeshye akababeshya ko ari uwanyu, nibyo bibashimisha kuruta uko nabyo mwazabikuraho. uko mukuyeho ikintu cyo kwimira abagore ariko mukuraho n'ikintu cyo kwimira abandi bavuga butumwa bavuye mu yandi matorero, kuko Imana yabonekeye Petero iramubwira ati nikuti ibyo naziruye wowe ukomeza kubyita ibihumanye. Petero ajya yatumwa kwa Koroneliyo. rero bivuze iki? nako mwuka azamusange apotre nako bagakosora. sibyo byaba byiza buriya watumye nkubaza kandi nari narabuze uwo mbaza, ariko kuba ngize umugisha nkakubona ukaba unambaye ijambo risa n'ikibazo nanjye nari mfite, nanjye ngiye kukubaza. kandi Imana ishyigikire ubona ibyo udusubiza nanjye, kuko nanjye uzamusubije nta kibazo. nanjye najyaga mbyibaza birajya gusa ni gute yihane cyangwa mbese kuki batemeranwa kandi bajya mu ijuru bose bafite amajuru angahe, bafite imana zingahe? iki kintu ugiye kunyumva byanga byakunda abantu biremeye andi majuru. hari ijuru rya Gasogi, hari n'irya Kamonyi. irya Gasogi ndarizi, n'irya Kamonyi rero byanga byakunda tubaye tujya mu ijuru rimwe ryo mu ijuru twakabaye twemera hamwe, kuko nituva hano mu izi dutumvikana mu ijuru twazarwana. ngo ngewe ngo ndi umwadeperi uburyo mu ijuru twazarwana ugasanga umwe ahagaze ku busiramu bwe, undi ahagarara ku buporoso bwe, undi ahagarara ku bupantekote bwe, ariko icyaba kimwe cyonyine kwari uguhuza, tugahuza inzira. kuko ntabwo Yesu Kristo tubwirwa ko Yesu ari inzira y'ukuri n'ubugingo. ntabwo ari inzira nyinshi, ni inzira imwe tugomba gucamo byanga byakunda, kandi muri iyo nzira ntabwo tugomba gucamo tubyigana. iyi nzira Yesu Kristo buri wese ahana n'undi mwanya, umwe agatambuka n'undi agatambuka. mu kivunge niho iyo bajya kwa Satani niho babyigana kuko bari benshi. ariko rero muri iyi nzira twakabaye dushyira hamwe, niko mbyumva, twakabaye dusenyera umugozi umwe kugira ngo Uwiteka Imana itwishimire. ariko nibitaba gutya mu ijuru aho kugira ngo Imana izajye kugira ngo hazabe imanza, hazabeyo imivurungano, izabirangiriza hano ku isi, ahasigaye ubwo sinzi ukuntu izabigenza, ariko birasaba ko iduhindura ikaduha imitima mishya.
naho dukomeje gutya nta joro twazajyamo. aba bayobozi buriya bacu baba batekereza ibintu byagutse, baba bateganya ngo gushyiraho itorero rimwe cyangwa se idini rimwe. Numva nkorera uretse gato turenze ako gato. Aba bayobozi bacu mu by'ukuri bafite iyerekwa. Ubundi twebwe nk'abana, abana mu mubiri nyine bakundana amadini n'iki, bumva ko baba bagushije ishyano. kubona leta ifite iyerekwa kuruta abayobozi b'amatorero. Leta yarabirebye iravuga ati niba abayobozi b'amatorero tunaniwe tukagumana iyi myiryane, izabikora kandi ikoresheje leta. Iki nicyo cyanyemeje akatuma itorero rimwe rijya mu nzira imwe kandi rijya mu ijoro rimwe. Iki kintu cyanyemeje ko ku buyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Impamvu bushyirwaho n'Imana by'umwihariko perezida wa repubulika ndetse n'abo bayoborana ni kumufungwa kw'isengero. Nubwo benshi babyivovoteye bati ishyano riraguye, nabo basoje icyo Imana yari yaravuze. None se nyine niba abayobozi twe twananze b'amatorero twananze gushyira hamwe ngo dukore itorero rimwe, dukore nje muri ADPR mbwirize mbwira abantu bihane nabo baze hano mu itorero ubugingo bushya batubwire niko byakagenze, n'abasilamu baze bigende gutyo. Niba bitagenda gutyo, leta yikabireba ikavuga ati mwebwe muri abanyarwanda, ibyo bintu by'indi kandi muzi neza aho amacakubiri yatugejeje muri jenoside, abantu baramarana. Niba leta yararebye ibona nitabikumira ibi bintu, hazabaho gutemagurana kw'amacaca. Bivuze iki rero? Byanga byakunda mu kwirinda iryo temagurana, uko guconcomerana, uko kumarana, byanga byakunda leta yagombaga gukuraho icyo kintu kugira ngo abantu bongere babumwe. Kandi kugira ngo abantu babumwe byatwaye inzira ndende. Ibi bintu rero by'amatorero nabyo byari bimaze kurenga, bimaze kuba nk'amoko. Niba utajya muri ADPR kugira ngo uvuge ugire icyo uvuga, ugomba kuvuga ati njyewe nitwa runaka naturutse muri ADPR ya Rwankuba kandi uwo muri caca. Ubwo butumwa uvuze biraza kuvamo. Niba Petero atarageze wabeshye cyambere, yego, niba Petero atarageze kwa Korneliyo ngabeshye kugira ngo ubutumwa bwe bwumvikane, n'iki gituma ujya kubeshya kwa Korneliyo hariya kugira ngo bakumve? Baba bakwakiriye batumye beshya, yaba nawe ubwawe urabeshya. Ariko ubwo muri kujya mu ijuru n'iryo vuga butumwa Imana ntaryishe, ntabwo iryo ribaho. Byanga byakunda rero kugira ngo ibi bintu bizatugendekere neza, nimureke dukurikize gahunda za leta, dukore itorero rimwe, aho ugeze hose uvuga Imana. Niba atabikora, Imana yashyitse mu buyobozi bwacu, leta yacu irabikora, izabikora. Leta irabikora, ikimenyetso cy'uko izabikora ikimenyetso cy'uko izabikora. Nubona niba Izaya yahagarara ku gatuta akavuga ngo abagore bagomba kujyaho, bagomba kuba abapasitori, kandi mu minsi yashize ADPR yari yarihaye amacaci yose, ikintu cyayagiraga amacaci nuko yayoborwaga n'abagore. ngo nibwo ni caci. Ubundi caci ni ijambo ry'icyongereza rivuga itorero, kandi ADPR nayo sinzi igeretse niba yo temerewe kujya mu cyongereza, nayo ni caci, nayo ijya muri caci. Rero ntabwo uretse ibyo gusa, iyo urebye umuntu ujya kuzana amacakubiri ahishingira ku kantu gato, iyo mugasobanuye gahinduka ubusa. Nahoze mvuga cyane iyo ndi kwigisha abageni, njya mbabwira ngo igisenya urugo ntabwo kiba kinini, gatangira ari akantu gato. Iyo kamaze kuba gato kaza kakajya hagati y'umugabo n'umugore mu buriri, kamara kujya hagati y'umugabo n'umugore mu buriri, umwe agahita areba ku rwuriro, undi agahita areba ku nzu ivure, bagahita baterana umugongo. Iyo bateranye umugongo rero, Satani ugaburira impamvu ahita aza akagaburira impamvu yindi yatangiye arimo, ahita aza akayigaburira, akayiha ibintu bibyibushya ku buryo umugabo azajya ahindukira gake gusa akavuga ati mbega urumamvu rwakuze. Yabona rwakuze akavuga ati urunguru nubwo najya kurega umugore baduha agatanya. Umugore nawe yahindukira gato gusa akareba impamvu agasanga yanganye gutya yabyibushye, agahita avuga ati impamvu yanjye irumvikana, yajya no muri leta ikagira gute ikumvikana. Iyo hashize icyumweru ya mpamvu igaburirwa na Satani, ba bantu bateranye umugongo, birangira ya mpamvu yaramaze kuruta impamvu itumye babana, yarabaye nto, harabaye impamvu ituma bagira gute batandukana. Iyo birangiye rero, birangira bavuze ngo impamvu yakuze reka dutumeho abantu, ababyeyi bakaza, abaturanyi bakaza, ubuyobozi bukaza, bakicara muri salo.
iyo mukimara kubahamagara mukimara kuvugana nabo ko baje mwiteguye, uwugaburira impamvu ahita aza, impamvu bimeze nk'igipurizo ahita aza akayikubita agashinge igahita ibura, kubita agashinge kikaba nk'igipurizo kimenetse, impamvu ikabageze gute irabuze. Abantu bahagera ba marene na ba pare, ababyeyi banyu, abaturanyi, abayobozi, ba pasire babasezeranije bahagera ati ngaho umugabo we tangira utubwire ikibazo afite. Atari ko nje ntacyo ndi buvuge, umugore navuge niwe wabatumyeho. Umugore nawe bamubwira ati vuga, ati nge ntabwo mvuga ntihavuge nyiri rugo. Bikarangira habuze n'umwe uvuga impamvu, kuko impamvu yagize gute bayibuze yagiye. Umugore agahita ajya muri koridoro agahita ahamagara umugabo ati mugabo wanjye ngwino umubwira ati. Umugabo yahagera akamubwira ati turabigenza gute ko dusanze twapfa gusa. Umugabo nawe ati se nakubwiye, ati iki gihe cyose tumaze duteranya umugongo nk'umubwira bitumara iki. Bagasigara babuze icyo bari bubwire abantu batumyeho muri salo baje kubabwira impamvu bagiye gutandukana. Nibyo biriho muri iki gihe. Ingo ziri gusenywa n'ubusa busa, bamara kubura icyo bavuga bakamwara, bagakorwa n'isoni, bakagaruka yaba umugabo ahita abura ijambo, atagaciro imbere y'umuryango we w'umugore, umugore nawe agata agaciro imbere y'iwabo w'umugabo. Bivuze iki? Akabaho yishyiramo ngo iwabo w'umugabo baramwanga kubera iki? Ibyo bintu byatangiranye urugo rwabo. Umugore nawe agahora yishyiramo ngo iwabo w'umugore we baramwanga kubera, ariko ntamenya aho byageze gute byatangiriye. Bivuze iki? Rero niturenge bamora iki niwe wigeze kuvuga ngo dusenye ibikuta twubaka ibiraro. Dusenye ibikuta twubaka ibiraro. Ibikuta ni ibidutandukanye, ariko nitwubaka ibiraro nzabasha kwambuka njye muri ADEPR. Bimaze kuba ariho iwacu, ariho nuruka, ariho navukiye. Ubundi wajyayo ubu ngubwiriza, ariko sinahindukayo. Ubundi wabwiriza no kugenda nkabeshya ko muri ADEPR. Imana ikubabare nawe warabeshya. Ntabwo nagiyeyo, ariko niko gahunda imeze, bisaba kujya kubeshya ko ndi umu ADEPR kugira ngo ndangire icyo mvuga, ariko ntabwo ari ibyo siko byari bikwiye kugenda. Icyo nisabiraga nanagutumaga ngize amahirwe ndakubonye kuri kamera zacu, n'umushumba wabyumve, nagerayo uzabaha icyo gitekerezo, bazasenye ibikuta bibatandukanye n'andi madini, kubaka ibiraro bibahuza. Umuvugizi wacu ndamuzi ni intwari, ibera bisenye nako kandi umuvugizi wacu bataba bashumba. Noneho urumva ubu bakaba bagiye kuba ibyo bikuta yabikuyeho. Ndabizi ndashyiraho ibiraro. Oya n'ibi ngibi arabishyiraho. Apfa kubabyumva, natanabyumva hari abagerayo tuziranye, nzabatuma bagereyo. Bazagera nibatagerayo, ariko Perezida wa Repubulika azabikemura. Perezida wacu ndamwemera n'intwari, wazabikemura. Ibikuta byose byitirira Imana, bitakorera Imana, byose warabisenye. Ihita imukora ku maso ikamwereka rwose. Yesu adufashe kandi adushyigikire. Ahari turi gusatira ku musozo, kandi Uwiteka ari kumwe natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana, noneho dusubike iki kiganiro.